nuko nabonaga ndi buburare iryo joro, ubundi nkajya gukirika nshaka amanimero y'abanyamakuru, ubundi nkababwira ngo mbonye indi nkuru kuri Pastor Mutesi, nkababwira ngo mbonye indi nkuru kuri Pastor Mutesi yo kumuvugaho. Nyamara ari inzara ibimvugishije, ari inzara itumye ntara amakuru y'ibinyoma, maze nanjye nkanabihamye ngo ndakwifatiye usambana. Pastor Mutesi ni umugenzi w'Imana, ni umukozi w'Imana. Pastor Mutesi nta hantu twigeze duhurira, ndetse n'amavuta y'Imana kuri hose nabasha no gupfundura udushumi tw'inkweto zawe, kuko uri muri bamwe mu bakozi b'Imana b'ikirenga. Icyatumye nkuvugaho ko ari ukugira ngo namamare, icyatumye nkuvugaho ko ari ukugira ngo mwigarure imitima ya benshi, maze abantu benshi bajye bankurikirana nk'umunyakuri, maze abantu benshi bajye bankurikirana nk'umukozi w'Imana ugira ifuhe. Ariko ibyo byose ndicuza impamvu yabyo. Pastor Mutesi ndamwandagaza, ariko musabye imbabazi natuza akanwa kanjye nka Pastor Umubatiza, ngo Mana umbabarire, Pastor Mutesi umbabarire, nakuvuze ko wasambanye ndetse nkanabyemeza. Ariko ibyo byose cyatumye mbivuga si kubera ikindi, si kubwo urukundo nari nkunze Imana, si kubwo Uwiteka, si kubw'ifuhe ryinshi, ahubwo ni inzara yabinkoresheje. Shirebo binini wa maze Uwiteka nyinga kugira ngo nibonera amaramuko. Kandi ibyo byose narabikoze ngenda ndya, nubwo nariye iby'intica ntikiza, ariko narariye. Uwiteka Nyiringabo, nyuma y'ibyo nariye ndi kumva biri kungaruka, nyuma y'ibyo nariye ndi kumva nabuze amahoro. Niyo mpamvu njye gusaba imbabazi Pastor Mutesi. Pastor Mutesi ni ukuri mbabarira, ni ukuri nakuvuze nabi, naragusebeje, ariko mwene data ugira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko ari byo so wo mu ijuru ashima. ubu none ngarutse nje gusenga nsaba Imana imbabazi ko ibintu nakoze nka Pastor Umubatiza ntabwo bikwiye. n'ukuri navuze nabi Pastor Mutesi, nanjye ubwanjye iyo ntekereje amagambo namuvuze antera ipfunwe nk'umukozi w'Imana. Niyo mpamvu muri aka kanya mfashe umwanya wo gusenga no kwinginga Imana ngo yo kabyara imbabarire nyeze intunganye. Ikindi kandi nongere nyigirereho umugisha, kuko abantu bose basigaye bamfata nk'injajwa, nk'umuntu udashobotse, nta n'abakristo bakinyizera. uzi yuko abantu nasengeraga bakaba bakihana n'ibindi nk'ibyo ntabo nkibona. Navuze nawe umukozi w'Imana ngo bimugwe amahoro. Reka ngaruke nze gusenga Imana, kuko Mana urabizi ibi bintu njya kubijyamo ntabwo nabigiyemo ku bushake bwawe, ndetse sinabigiyemo kuko mbikunze, ahubwo n'ubuzima bwabingishijemo. Ni imibereho mibi yatumye njya kuvuga nabi Pastor Mutesi. Sinamuvuze nabi kubw'ifuhe nari ngufitiye, ariko Mana ndiringira kuri bumbabarire. Ndashaka kwivugurura ngo mbe mushya imbere yawe. Ndashaka kwivugurura ngo nongere nitwe umukozi w'Imana nk'uko niswe umukozi w'Imana mbere. Kuri ubu ngubu ntago ngifite ishusho, ntago nakitwa umukozi w'Imana, sinakitwa n'umukozi wa Satani, kuko Satani ubwe ntiyanyemera, kuko ngo nirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Ariko nawe nanone ku rundi ruhande ntago nemerwa nk'umukozi w'Imana, kuko nirwa ntaranga abakozi b'Imana bagenzi banjye. Je Pastor Umubatiza ndakwinginze Mana, garutse imbere yawe mu rwego rwo kugusaba imbabazi no kukugarukira. Umbabarire unyeze ntunganye. Navuze abakozi b'Imana benshi batandukanye, ariko bigeze kuri Pastor Mutesi ndamwurira ndamutaranga, mvuga ibiriho n'ibitariho, mbeshya amafuti kugira ngo mbone kuramuka. Ibintu byose nagiye mvuga kuri Pastor Mutesi ni ibinyoma byambaye ubusa.
niyo mpamvu muri aka kanya niyemeje kuza imbere yawe nzanwe no kugusaba imbabazi, nzanwe no gusenga by'umwihariko kugira ngo niyuzuze nawe, ubundi niyuzuze na Pastor Mutesi. Erega niyo nza kumuvuga neza ntabwo byari bibi, ntabwo byari bigayitse. Niyo nza kumuvuga neza sinari buburare cyangwa ngo mbwirirwe, ariko Satani ambeshya ndetse ananyumvisha ko ninjya kuvuga nabi Pastor Mutesi nkajya kumuharabika, isi izambona nk'umuntu ugira ifuhe, maze abantu bagakora ku mifuka yabo batandukanye, bakaza bakagurira umukozi w'Imana amakote namye nifuza, bakaza bakagurira umukozi w'Imana ibyo kurya n'amasukari n'igitenge cya madamu, ariko ibyo byose ntabwo nigeze mbibona uko nabyifuzaga. Niyo mpamvu muri aka kanya kuri uyu munsi nisubiyeho, Pastor Mutesi, ni ukuri kw'Imana sinzongera kukuvuga, sinzongera kukuvuga nabi, kuko nabonye yuko umuntu wese wahagurukiye umukozi w'Imana akamuvuga nabi, cyane noneho wimikishijwe amavuta, ntabwo bizamugwa amahoro, koko ntabwo bizamugwa amahoro. Ibyo nakoze nabikoreye mu kigare, ni amajwi ya Satani yanyongoreye nanjye ndayumvira, ariko Uwiteka ngarutse imbere yawe, ngarutse gusaba imbabazi, ngarutse gusenga isengesho ryo kugusaba imbabazi Imana, ngarutse gusenga isengesho ryo gusaba imbabazi Pastor Mutesi. Mana, ndakwinginze ngo mbabarira, ndakwinginze ngo ngirire ikigongwe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara ubuntu bw'Imana, niguruke maze imbabazi zawe ziganze zongere zinyuzure. Pastor Mutesi nabivuze atari uko mbikunze, biriya byose nagiye mbivuga atari uko mbikunze, ahubwo ni inda yabimvugishije, inda yatumye mvuga amangambure, inda yituma mvuga amagambo y'ubugoryi yo gusebanya, inda yambujije guhamya nk'umukozi w'Imana, indi nyemeza kujya kugutaranga no kujya kugusebya nkubeshyera ibinyoma, inda yatumye njya kubeshya ko wasambanye ndetse nkanabihamya nkanavuga ko nagufashe usambana, nyamara n'ibinyoma. Ibyo byose ntabwo byari bikwiye nk'umukozi w'Imana kuba navuga ibintu nk'ibi ngibi, kandi nanjye ndi umupasiteri. Nuko nabonaga ndi buburare iryo joro, ubundi nkajya gukirika nshaka amanimero y'abanyamakuru, ubundi nkababwira ngo mbonye indi nkuru kuri Pastor Mutesi, nkababwira ngo mbonye indi nkuru kuri Pastor Mutesi yo kumuvugaho, nyamara ari inzara ibimvugishije, ari inzara itumye ntara amakuru y'ibinyoma, maze nanjye nkanabihamye ngo ndakwifatiye usambana, maze nanjye nkanabihamye ngo ndakwifatiye n'inshuti zawe zose ndazizi, nyamara ni ukuri kw'Imana ntabwo nkuzi Pastor Mutesi. Nubwo ndahangaha nkuvuga umunsi ku wundi, ntabwo muzi Pastor Mutesi. Pastor Mutesi ni umugenzi w'Imana, ni umukozi w'Imana. Pastor Mutesi nta hantu twigeze duhurira, ndetse n'amavuta y'Imana kuri hose nabasha no gupfundura udushumi tw'inkweto zawe, kuko uri muri bamwe mu bakozi b'Imana b'ikirenga. Icyatumye nkuvugaho ko ari ukugira ngo namamare, icyatumye nkuvugaho ko ari ukugira ngo mwigarurire imitima ya benshi, maze abantu benshi bajye bankurikirana nk'umunyakuri, maze abantu benshi bajye bankurikirana nk'umukozi w'Imana ugira ifuhe. Ariko ibyo byose ndicuza impamvu yabyo, ariko ibyo byose ndicuza icyatumye mbikora. Icyatumye mbikora ni inzara nta kindi, icyatumye mbikora ni inzara nta kindi. Niyo mpamvu ngarutse imbere yawe Mana, nze kugusaba imbabazi, njya kugutakambira.
ndaje ngusaba ninginga ndetse nongera kwinginga 2 kugira ngo imbabazi zawe zururuke, maze ukomanga umutima wa Pastor Mutesi, maze ambabarire ntabwo namuvuze mbikunze, ni inzara yatumye mbuvuga. Nagendeye mu kigare ngenda, Uwiteka Nyiringabo, amajwi ya Satani yaranyongoreye ndayumvira, anyereka yuko kugira ngo nicomoze mu inzara nuko mvuga ko Pastor Mutesi yasambanye, nuko mbivuga ndi umupasiteri, mbivuga ndi umukozi w'Imana, kugira ngo mbone ko madamu yaramuka. Uwiteka Nyiringabo, mbabarira ibyaha byanjye, mbabarira amagambo ataguhesha icyubahiro, maze Pastor Mutesi angirira imbabazi. Uwiteka Nyiringabo, ari benshi bagiye bavuga Pastor neza Mutesi kandi babayeho neza kundusha, babayeho batari mu buzima bw'ikinyoma, babayeho batari mu buzima bwo kwicuza, babayeho batariho mu buzima Uwiteka Nyiringabo bwo kurogereta. Ariko Uwiteka Nyiringabo, ndakwinginze Mana ngo umbabarire. Pastor Mutesi ntabwo nabivuze kuko nabikundaga, ndetse n'umutima wanjye warankomangaga ukanyereka yuko mvuze ibinyoma, ariko Satani akantwaza igitugu kubera umudayimoni w'inzara yari yarateye mu rugo iwanjye, akanyemeza yuko nimvuga nabi Pastor Mutesi. Uwo munsi imbaburire bucanwe, uwo munsi abana ndi bubazanira umugati, ariko naje kumenya ko ayo masengesho yose, ibyo nagiye mvuga nabi kuri Pastor Mutesi, ndetse n'ibyo nakuyemo, n'ibyo kurya nakuyemo, ari ifunguro riturutse mu bubwa. Imbere y'Imana ndemera yuko narahemutse, narakosheje. Mana mbabarira Mana, koko Mana, Pastor Mutesi koko namuvuze nabi ku rwego rugayitse, namuvuze nabi birangayisha imbere y'abakozi b'Imana, namuvuze nabi ndamutukisha imbere y'Imana n'abakozi b'Imana, ndetse n'imbere ya rubanda, byatumye umurimo wawe ugibwaho umugayo. Ariko Uwiteka Mwami Imana, ndakwingize ngo mbabarire imbabazi zawe nizururuka. Sherebo sheribini wa sherebo papa, ndakumva Mana, ndakwinginze ngo mbabarire, ongera imbabazi Uwiteka Mwami Imana, ongera umbabarire, ongera ungarukeho. Sherebo umva Uwiteka Mwami Imana, pfukamye imbere yawe, pfukamye hano hantu, dore mpfukamye imbere y'igipangu cya Pastor Mutesi. Uko mpfukamye aha hantu Uwiteka Nyiringabo, uko mbuze amahoro ngapfukama ahantu mu kwizera, ni nako mpfukamye imbere y'igipangu cya Pastor Mutesi, ni nako mpfukamye manitse amaboko, ndayamanitse Uwiteka Mwami Imana. Pastor Mutesi namuvuze mubeshyira ko yasambanye, ni nako nyamanitse. Pastor Mutesi namuvuze mubeshyira yuko namufasha sambana. Pastor Mutesi muvuga mubeshyira yuko namufatanya undi mugabo, ibindi binyoma bitandukanye. Pastor Mutesi ndakomeza ndamutaranga, ariko Uwiteka Nyiringabo, mbabarire, pfukamye aha hantu, imbabazi zawe nizururuke, maze ungirire ikigongwe na Pastor Mutesi, mbabarire. Pastor Mutesi namubeshyeye ibinyoma byinshi, Pastor Mutesi namubeshyeye ibinyoma byinshi, ndetse nzikunga ubu ntababarirwa. Sherebo sharibini ni wa sherebo wakaterezo. Sherebo sharibini ni wa. Ndumva Uwiteka Nyiringabo, ibintu byose nakoze, ibikorwa byose nakoze, ntago bihesheje Imana icyubahiro. Nanjye ubwanjye nabaye igitutsi imbere yawe, nabaye igitutsi imbere y'amahanga, natukishije izina ryawe, nagaragaje ko abakozi b'Imana nta kigenda, nerekana ko abakozi b'Imana barutwa n'abo hanze, n'abo batandukanye n'abanyamahanga. Ariko Uwiteka Nyiringabo, ndakwinginze ngo umbabarire Yezu ntunganye, umbabarire amagambo y'ubujazwa, umbabarire amagambo yo kwishyira hejuru, umbabarire amagambo
amagambo yo kwimenyekanisha mu binyoma, umubare amagambo Uwiteka nyingabo aturuka ku nzara. Ibi byose byatumye mbikora n'inzara nari mfite. Uwiteka nyiringabo, ni nako Uwiteka ijambo ry'Imana ryawe rirambwira ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mutimukomange ku rugi muzakingurirwa. Ubu niko nkomanze ku gipangu cya Pastor Mutesi, niko nkomanze mu kwizera. Sherebo sharibi nyine wa, niko nkomanze mu kwizera, mu mbaraga z'Imana ndakomanze kino gipangu. Nazaze kumpa imbabazi, naje aje kumpa imbabazi, maze izo mbabazi zizane n'ubuntu. Ni kenshi nagiye mbona abo Pastor Mutesi yagiriye neza, ni kenshi nagiye mbona abo bagiye babona gutabarwa kwabo binyuze kuri Pastor Mutesi. Uwiteka nyiringabo, nje gusaba hano imbabazi sintahamara amasa, nje gusaba imbabazi umugisha ndi bucure wa mbere Pastor Mutesi angabira igitenge cya madamu. Pastor Mutesi musaba imbabazi ko namuvuze ko yasambanye. Pastor Mutesi naramusebeje. Pastor Mutesi ndamwandagaza, ariko musabye imbabazi natuza akanwa kanjye nka Pastor Umubatiza, ngo Mana umbabarire. Pastor Mutesi umbabarire, nakuvuze ko wasambanye ndetse nkanabyemeza, ariko ibyo byose cyatumye mbivuga si kubera ikindi, si kubwo urukundo nari nkunze Imana, si kubwo Uwiteka, si kubw'ifuhe ryinshi, ahubwo ni inzara yabinkoresheje. Shirebo sharibi nyine wa, ni inzara yabinkoresheje. Ntabwo nari kuvuga biriya bintu utari inzara. Ni ukuri Pastor Mutesi, ni ukuri mbabarira, mu kwizera ndagusabye imbabazi. Ni inzara yatumye njya kukwandagaza, ni inzara yatumye njya kuvuga amagambo y'ubujiji, ni inzara yatumye njya kugutaranga mu mahanga. Uwiteka nyiringabo, Mana Imana nigukoreremo, maze umbabarire. Niwambabarira umpereze n'agatenge nshyira madamu, niwambabarira maze umpereze n'agaceri nishyirira abana. Uwiteka nyiringabo, ndakwinginze ngo korera muri Pastor Mutesi maze ambabarire. Hari umuntu nigeze kumberega, waje agapfukama imbere yawe y'igipangu cyawe, maze icyo gihe waramugabiye. Niyo mpamvu nanjye Pastor Umubatiza njye gupfukama imbere yawe. Uwiteka nyiringabo, ngo mpfukamye imbere yawe, nongeye gupfukama imbere yawe kugira ngo umbabarire. Ntabwo nzongera kukuvuga nabi, ni ukuri ntabwo nzongera kugutaranga mu bantu. Uwiteka nyiringabo, Mana Shirebo, Mana Shirebo yego papa, ndakumva Mana, ndakumva imbabazi zaje, ndikumva ndikubabarirwa buhoro buhoro, ndikumva ineza yawe iri kugenda inganza. Shirebo Mana Shirebo, ndi umuntu w'umugabo mpfukamye imbere yawe, nanze ububwa bwo gusebanya, nanze ububwa bwo gutarangana, nanze ububwa bwo gutukisha ijambo ry'Imana, ryo gutukisha izina ry'Imana. Uwiteka nyiringabo, ndakwinginze ngo Pastor Mutesi mubuze amahoro, maze ambabarire. Niyamara kumbabarira angabire ku gatenge naje nshaka, angabire Uwiteka nyinga agaceri k'abana. N'ubundi naje kumuvuga ariko nshaka, naje kumusebya ariko nshaka, ariko Pastor Mutesi ndakwinginze ngo Uwiteka nyinga umwuka w'Imana nugukoreremo. Ngusabye imbabazi sinzongera kukuvuga, ariko Uwiteka nyiringabo, mukoreho n'akaraga kote, kote rya kositimu ari ingabire, maze njya kuvuga ijambo ry'Imana, maze ntangire kugukorera by'ukuri. Ntajya gusebanya kugira ngo mbone ikote ryo kwambara, ntajya gusebanya kugira ngo mbone agaceri ko kurya, ntajya gusebanya kugira ngo mbone kawunga cyangwa ibirayi by'abana. Maze Uwiteka nyiringabo, abo twavuze nabi aba ari bo batugirira neza, abo twavuze nabi aba ari bo Uwiteka ngo badutetura badukura ku musozi w'igisuzuguriro cy'inzara. Uwiteka nyiringabo, ndakwinginze ngo ndi imbere yawe. Erega Pastor Mutesi kumuvuga nta kintu, ntacyo dupfa, nta kindi, nta kintu na kimwe dupfa na Pastor Mutesi uretse inzara yabinkoresheje.
Uwiteka Nyiringabo, ni inzira yatumye mvuga nabi Pastor Mutesi, nawe Mana urabizi. Uzi Uwiteka Nyiringabo situation narindimo njya kuvuga Pastor Mutesi. Uzi Uwiteka Nyiringabo igeragezo narindi guhura nabyo. Uzi Uwiteka Nyiringabo bira bintu byari gutuma njya no kwiba, ariko ndareba nsanga kugira ngo ngiye kwiba cyangwa gupfumura amazu y'abandi babone napfumuye kandi ndi pasteri. Uwiteka Nyiringabo ndavuga ngo reka njye kuvuga Pastor Mutesi, wenda abantu babona ko mfite ifuhe ryinshi, maze Uwiteka Nyiringabo kugira ngo nibonera amaramuko. Kandi ibyo byose narabikoze ngenda ndya, nubwo nariye iby'intica ntikiza ariko narariye. Uwiteka Nyiringabo, nyuma y'ibyo nariye ndi kumva biri kungaruka, nyuma y'ibyo nariye ndi kumva nabuze amahoro. Niyo mpamvu njye gusaba imbabazi Pastor Mutesi. Pastor Mutesi nukuri mbabarira, nukuri nakuvuze nabi, naragusebeje, ariko Imana ikurimo. Uwiteka Nyiringabo, ijambo ry'Imana namwe ngo mugirire neza ababi. Uwiteka Nyiringabo, ukwifuriza inabi. Uwiteka Nyiringabo, ijambo ry'Imana rigusaba kumwifuriza neza. Uwiteka Nyiringabo, dore imbere yawe Pastor Mutesi nakwifurije nabi, ariko Uwiteka nagarutse imbere yawe nje kugusaba imbabazi nawe Pastor Mutesi, ariko ineza yawe nintaheho, ineza iva ku ijuru nintaheho. Uwiteka Nyiringabo, erega Pastor Mutesi jya ugira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Nubwo bakuvuga ngo wasambanye kandi utasambanye, nubwo bakuvuga ngo wikinishije kandi nta wagufashe, nubwo bakuvuga uko utari, jya ugira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Nukuri Pastor Umubatiza ndabihamya, jya ugira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Dore nanjye narakuvuze nkuvuga ko wibye, nkuvuga ko wasambanye, nkuvuga ko wibye umugabo w'abandi, nkuvuga n'ibintu bituzuye bitahesha Imana icyubahiro by'ubujiji, ariko naje kubona ko atari byo. Ingaruka zabyo ndi kubibona, ingaruka zabyo ndi kuzibona. Ndi kuryama ntago nsinzira. Sherebo, ndihana Mana, ndihana kuri uyu munsi, ntago nzasubira inyuma. Uwiteka Nyiringabo, ngaho mbabarira na Pastor Mutesi anyirira imbabazi, maze Uwiteka Nyiringabo bya bindi najyaga kumuvuga nabi aribyo nifuza kubona, mbibone namuvuze neza, mbibone ndi umwere imbere yawe, mbibone Uwiteka nta mutima uncira urubanza ngifite. Ndagushimiye Mana, kuri Imana ije kugira neza, ije kururutsa ineza yayo, ije kumva gutaka kwanjye, maze Pastor Mutesi sinsoke cyangwa simba imbere y'igipangu cye atangabiye. Naje kumusaba imbabazi Pastor Mutesi, umuceri nashakiraga mu kumusebya, mubonere mu kumusabira umugisha, mubonere mu kumwaka imbabazi, mubonere mu kumusaba imbabazi mfukamye ndetse neruye mbibwira n'amahanga, abone ko Pastor Mutesi ntari birye, Pastor Mutesi nta cyaha imbere y'Imana, Pastor Mutesi ahubwo arahiriwe, ndetse n'abari kumwe nawe barahiriwe. Uwiteka Mwami Imana, mbabarira kandi ungirire neza. Shimwa kandi uhabwe icyubahiro, ishimwe n'ikuzo bikomeze byamamare. Pastor Mutesi ukomeze umutereke Uwiteka Nyiringabo ahantu hirengeye, ukomeze umusukire amavuta utasukiriye abandi, ukomeze umwuzuze imperezo ze Uwiteka Nyiringabo, ukomeze umwuzuze imbaraga n'amavuta, umucyo wawe ukomeze umurasire mu izina rya Yesu, maze Pastor Umubatiza nawe ukomeze umugirire neza. Ab'inshuti na Pastor Mutesi, Pastor Umubatiza na Pastor Mutesi babi nk'agati gakubiranije, Pastor Umubatiza na Pastor Mutesi, Uwiteka Nyiringabo bagira umwe, abari abanzi bagira abakunzi, abari abanzi ubabunge mu bumwe. Madame wanjye ninongera gutaha mu rugo iwanjye, Mana sinkongere gusebera imbere ya madamu, sinzongere gusebera imbere ya madamu ngo yabuze ibyo agaburira abana, sinzongere gusebera imbere ya madamu ngo yabuze agatenge mu bandi bategarugori. Uwiteka Nyiringabo, ibyo byose nabikoreshwaga n'inzara, niyo mpamvu nagiye ngacura ibinyoma byinshi bitandukanye.